amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Kongeye kubaha ikaze bakunze b'ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi Vestine n'umukobwa we bari baza aho bakura amafaranga baha umuvuzi uyatubura. Bettina n'Iseti bo babyukiye mu ntonganya. Barapfa iki? Kurikira ikinamico rangurura. Use tubigenze gute mama? Mwana wa ubu nanjye byanshobeye rwose. Naraye nibaza ahantu nakura ari amafaranga ariko nahabuze pe. Ariko nge ndumva nta mpamvu yo kwitesha umutwe mama. Gute se kandi? Hari aho utekereje se twayakura mwana wa? Aho kugira ngo umugisha wo gutuburirwa amafaranga uduceho waretse tukayaka papa. Atansi utanarihingutse. Sose urumva twamwaka amafaranga ntatubaze icyo tugiye kuyakoresha. Tukamubwiza ukuri. Risubiza aho rikuye agatako. Ibi tugomba kubikora mu ibanga rikomeye cyane. Ku buryo se tuzamutungura tumuha miliyoni 300 atazi aho zivuye. Turazikura he rero? Nanjye utancanze. Kuri uriya muvuzi yakaniye ngo byanze bikunze tugomba kubona 300 kugira ngo yagire miliyoni 300. Nta nubwo yemera ko tumuha 100 ngo abigire miliyoni 100 byibuze. Kumva se nawe atari we ko byose bitegekwa n'abakurambere. N'abakurambere koko. Mama uzikari wa muvuzi gakondo kwiyamagariye. Arambwira iki se? Aro. Waramutse Beti. Mwaramutse babyeyi. Yewe amafaranga nakomeje kuyabura rwose ariko mukomeze munyihanganire ndacyashakisha. Ubu se ko ngufitiye inkuru nziza urambikira. Inkuru nziza? Reka se. Ngaho se disi mbwira muga. Nzanira 100 muri ntuburire nta kibazo. Buriya tumaze kuvugana numvise uri umubyeyi mwiza cyane cy'ukuri. Nagiye rero nawe nkugiriye imbere y'abakurambere ndabinginga ndetse mwaretse tugakorera uya mubyeyi. Abakurambere babyemeye se? Babyemeye ariko nkuko nabikubwiraga ntabwo 100 bigira miliyoni 300. Icyo bemeye kugukorera ni ugufata ibyo 100 bakabigira miliyoni 100. Hari icyo se niba binkorera izo miliyoni 100 nzahita nzibaho ubundi bazintuburire zive mu miliyoni nyinshi cyane. Ibyo nta kibazo n'uburenganzira bwawe. Ubwo duhurire he nyaguhe yantuburire se? Ngomba kubanza kugenzura amafaranga niba ari mazima. Yego ko ni mazima rwose ntabwo nakubeshya. Ubu se urumva nagukinisha nkakinisha n'abakurambere baha amafaranga y'ibicupuri. Ni mazima n'ukuri kw'Imana. Nayo umugabo wanjye yanyoherereje. Icyo suzuma rero ngewe cyo kureba ko ari amiganano. Ahubwo ndareba niba ari amafaranga yejeje. Ese nta muvumbu yariho. Ubwo si byo urabireba gute? Urabanza nk'ibihumbi 50. Uriho nya abakurambere bayasuzuma. Niba yashima urahita nk'ibindi bihumbi 50 niba bisigaye. Urabyumva? Hanyuma nayo nyabahe bayatubura ari 100 byuzuye ubundi uhita ubona miliyoni zawe 100. Urabyumvise? Ndabyumva nta kibazo rwose. Ubwo turahurira he? Ntabwo ari ngombwa ko duhura di. Ngaho. Reka nguhe nimero ya telefone yoherezaho. Gusa uhita ubikora akanya nta wundi muntu uravugisha udatuma abakurambere barakaba kuyatubura. Nukuri ntabwo nabikora mubyeyi ndahita nyakohereza pe. Ntabwo mvugisha se nigire mu mirimo yanjye Beti. Ariko wagiye ureka kwigira utya ni se. Ahubwo wowe ujye ureka kwigira utyo. Ubu se wavuga ko wabaye iki cyakurakaje kuva ejo kugeza uyu munsi? Narakajwe n'ubusa. Mbese amakosa nayanjye. Noneho ubwo nayanjye. Ataba yawe se ni gute unsebya bigeze hariya ndi umugore wawe. Ibaze kumpakanira ukigendera maze umunyamakuru agasanga udahari. Ariko se ujya gufata umwanzuro wa kiriya kiganiro wabanje kungisha inama? Ubu se ugiye kumbeshyira ko ntabyo nakubwiye? Kubimbwira ni kimwe no kubyemeranyaho ni ikindi. Ariko se kubyemera byari bigutwaye iki? Kuza ukicara mu kiganiro washe ukajya uvuga ijambo rimwe ubundi ukandeka nkikuruguturira abanze byari bigutwaye iki? Aho niho hari ikibazo gikomeye. Ikihese? Kuki udashaka gukora ikiganiro cyiza ugakora ikiguteranya n'inshuti ku mbuga nkoranyambaga? Umuntu mukorana akakugirira ishyari ngo urakize kumurusha ubwo ni inshuti? Ariko nawe ntabwo ugomba kujya ku mbuga nkoranyambaga ngo utangire kumutuka ngo ndabizi ko ufitiye ishyari. Njyewe Beti Express unzanyeho imitwe miremire ndakamumenera niko nabaye. Muri uwo murongo rero ntituri kumwe. Niba wumva ushaka kubikora uzagenda ubikore ariko utabinshyizemo. Ubwo se mu by'ukuri tuvuge ko aho unshyigikiye ari?
mu by'ukuri uramutse ugiye gukora ikiganiro kivuga ibintu byiza ku buryo hari icyo byakwigisha n'abandi icyo nagushyigikira rwose. ariko se Daniel wandetse koko? nta kibazo ntuko ari kunyumve mama. ngaho rero ngututse nese kandi aya mazina y'amadage rwose mujye muyerekera mu bitabo n'ibyangombwa, ariko ubwo ari we ntabirenze mama. ngo kabasi dango dangora? ese ubwo kabasi dango dango ni agaki koko Daniel? ntagatazira kaba ari isandarihinira rikaba kabasi, noneho Daniel rikaba dango, urumva atari sase mama? aha rero numvise n'abantu bakuru barihaye andi mazina data. erega ntaribi mama, ahubwo ibyo reka tubireke nkwibwira icyo nshaka kukubwira. nyereka interinete mere. interinete yo gukora iki Daniel? reba uyu munsi ni weekend nta shuri rihari, ndashaka kungurira interinete byibuze tukabona icyo duhugiraho njye na Queen. nta mirimo se nabasigiye mukora? nituyirangiza se. nimuyirangiza mukina, murabura icyo mukina koko? Queen ni umupeti mama, nta kintu twapanga kabisa. nka mere wanjye ijisho nterizo mega nubwo zaba ari za 500 ndazemera. harya ngo nizo kureba iki? kwirebera ibintu bigezweho ku mbuga nkoranyambaga tu. ndaje nyakohereze kuri telefone ugura izo megabayiti, ariko imbuga nkoranyambaga ntizibarangaze ngo mwibagirwe imirimo nabahaye. ubu se urasiba akazi mama? ubu se ndajya mu kazi gute ntamenye iby'uriya muvuzi uko byagenze? pfa kongera umuhamagaro urebe ko noneho yakwitaba. nahamagaye inshuro 7 zose atamfata kandi azi gahunda dufitanye. pfa kugerageza amahirwe ntawamenya mama. aha mpereza iyo telefone nongere ngerageze ndebe. mwakira. wabona wenda bikunze da, reka ngerageze. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. suye ku mutima undiye mama, baza ariya amafaranga tubaye twayahaye umutekamitwe. nanjye ubwoba buranyishe mwana wa. uzi ko na express uriya mugore wa Anisete ejo yabimbwiye we? mama karame, bakubwiye ko ari umutekamitwe birenga wo mu amafaranga yawe? mwana wa ntabwo yambwiye ko ari umutekamitwe, ariko narabimubwiye yanga kubyemera, aravuga ngo azabanza abaze umugabo wa Anisete. ubwo se yabeshya kandi abikora ku mugaragaro ku mbuga nkoranyambaga? nanjye nicyo nibaza rata, umuntu yaba ari umutekamitwe akajya kwiyamamaza kuri za canura? uzi ko ariwe umpamagaye we, ceceka muvugisha. aro? wiriweho mubyeyi. mwiriwe neza. yewe nabashatse cyane ndababura pe. ndasaba imbabazi rwose, nagiye kugura telefone cyane gusa nari natindanye n'abakurambere basuzuma aya mafaranga. gusa inkuru nziza rero nkuzaniye ni uko bayemeye. nuko ngo wakoze cyane mubyeyi. hanyuma igisigaye ni uguha urugamba ibyo 50,000 bisigaye urumva, hanyuma nkabitanga bakabitubura, ubundi nkaguha amafaranga yawe. murakoze rwose mubyeyi, ubwo duhurire hehe sangahe? simwe mbaza Daniel? ni twebwe. none ko mudasubiza niko kwi navuye hambabwiye ngo iki? dukora imirimo none ubu mwayikoze? ntayo twakoze. mwabujijwe n'iki kuyikora rero? kabasi dango yirebera imiziki n'urwanya ku mbuga nkoranyambaga, ku buryo mudashobora no guteka ngo murye. niko Daniel, iyo miziki ituma wirirwa ubusa ukabwiriza n'umwana imaziki. ntago nzongera mere. ibi bigomba guhinduka. nako mpereza iyo telefone hano, mpereza. kwa wera mwiriweho? komeza ntitwaheje karibu sowe. murakoze cyane. niko kunumva utongana n'abana se murapfiki? ewe wa mugabo wende kundurere rwose ubu napfushije mpagaritse. abana no gukora amakosa z'abagize ngo babitandukanye bigakunda. ababo n'urundi rwego karibu. reba nawe igihe naviriye aha mu museso ngiye kuri papeteri gucuruza, abana nsiga mbahaye imirimo yo gukora, ariko nsanze no guteka batatetse. bagize ikihe kibazo se kibabuza gukora imirimo kugeza nubwo badateka ibyo barya? uyu muhungu agira igikorogosho cya telefone, ubwo rero yabyutsanya akamamega ngaze kwirirwa ari batagira irungu. uko yakagiye muri iyo telefone n'ubu nsanze atarakuramo umutwe. aho rero ugomba kwitonda cyane wera, kuko muri interinete by'umwihariko imbuga nkoranyambaga ku bana ni ibintu ugomba kwitwararika nk'umubyeyi. ugomba kujya ugenda ukanagenzura igihe abana bamara ku mbuga nkoranyambaga, bitabaye ibyo ingaruka zaba nyinshi ku bana.
ewe ubuse simbibona ibaze gusiga abana mu rugo ukaza usanga n'amazi ari amazi batayavomye turere ibyo byoroshye we nigeze kubona video bavuga ko abana bamara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga bigira ingaruka ku buzima bwabo bwo mu mutwe harimo nk'ihohoterwa icuruzwa ry'abantu imikorere n'imikorere y'ubwonko bikahadindirira bakaba banahagirira imico mibi irimo nk'ubwicanyi ubusambanyi kunywa ibiyobyabwenge ubujura n'ubutubuzi ingaruka ni nyinshi. Yesu Kristo wabambwe ibaze rero nk'umwana wanjye yabaye umujura cyangwa umutubuzi abyigiye ku mbuga nkoranyambaga nyine nta kundi wabirwanya utabaye maso ngo ugene kandi ugenzura iby'abana bareba n'igihe bamara ku mbuga nkoranyambaga. Ukuri birakwiye pe ahandi se wari uri aho yewe ntacyo mbaye pe gusa narinje kureba aya mafaranga. Nta kibazo rwose amafaranga arahari kandi ndagushimira pe kunyamamariza rwose byatanze umusaruro mwiza ntiwumva ariko ubundi ubigenza ute kare busoro ibyo tubyihorere we icyangombwa ni uko abakiriya baza kandi ukagurisha ukunguka naho uko mbigenza ibyo ni ibanga ry'akazi ni ibanga rikomeye se ku buryo utarimbwira cyane. hari ikindi se mubyeyi uba wicaye aho dutegereza abakurambere yewe ariko nibagiwe kukubaza amafaranga uje uyitwaje ingaya nayazanye ni 50 rwose nimwakira buretse utankoresha amakosa wa mugore we hasuni we nk'amafaranga abakurambere bataramuha uburenganzira none se mbigenze gute mubyeyi yashyira muri iki kibabi iki ni icyatsi cy'ishyamba cyitwa umugwizisha zingira amahunga ubundi umperizisha banzuye abarariko niyo note itagoye nzinge nka gutya se ku buryo amafaranga yose ajyamo ntagiye inote n'imwe isigara igaragara utyo ntureba ngaho umwana hano rero mbereke nimwakire mwa babyeyi maze utuze ntumvugiremo sibyo seka kajya kugira imana seka mubyeyi seka dawe seka nzuzi zanjye sekera uyu mubyeyi sekera izi note sekera aya mafaranga utyo zirasetse zogaseka ziramwenyuye zokabyara noneho rero mubyeyi imana zasetse kandi ziranezerewe ngaho mfashe uyu mugwiza utya mfashe umukozi iki se mubyeyi upfundura urebe murebe ndabona aya mafaranga nyabare se kandi uzakora ishyano wa mugore ureba rero indi wabikubwiye se ubu se yatubutse mubyeyi miliyoni 100 zakwirwa muri iki kibabi cy'umugwiza ariko se reka kwishanutsa wabaye ute ntindi ukubwiye ko yamaze gutubuka mumbabarire mubyeyi ntabwo nongera umva nkubwire kuri ayo mafaranga fataho inoti imwe yonyine iyo ngiyo rero niyo kurangira ahandi atuye wabyumvise iyo note yishyire mu isakoshi yawe hanyuma uhaguruka utaha utareba inyuma urabyumva hanyuma yasigaye 45 se yasigaye yame hano niyo ntubura none se namara kuba miliyoni 100 ndayafata gute kandi nataye nta note ya 5 utahaye ayo niyo yarangira ndaho utuye noneho rero iyo sakoshi yawe ugenda uyipfurika ahantu abana badapfa kugera wirinde kuyifungura kugeza ejo nka ya masaha woherejeho bya 50 twasuzumye ayo masaha nagera niho nzafungura isakoshi rero yego ahubwo kuko ino sakoshi ari nto itakwirwaho miliyoni 100 ugenda icyo kibabi kirimo ya note kirambike mu igunira nini igunira nini byakwirwamo ayo mafaranga yose urumva ugishyira mu kantu gatoya amafaranga akabura wajya azangarukira n'akazi kawe